Ndabasuhuje mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye binyura kuri Comeka TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho. Colonel Désiré Migambi wari uri ku rugamba rwo kubohora u Rwanda yagaragaje ko umunsi Major General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba araswa ingabo zose zacitse umugongo. Icyakora Major Paul Kagame wari uri kwiga muri Amerika ahita ahagoboka byihuse. Colonel Migambi wari ufite imyaka 18 mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yeretse urubyiruko uko urugamba rwari rumeze n'ibizazane bahuye nabyo, ariko kuko bari bafite icyo barwanira intego bayigeraho. Inkotanyi zatangije urugamba kuko nta yandi mahitamo yari ahari, dore ko abanyarwanda bari barangiwe gutaha iwabo. Kuwa mbere Ukwakira mu mwaka w'1990 urugamba rwahereye i Kagitumba, ubwo ni mu karere ka Nyagatare. Ingabo zatangiye guhura n'ibizazane ku munsi wa kabiri w'urugamba ubwo Major General Fred Gisa Rwigema yaraswaga. Colonel Migambi yagize ati: "Bitubera inkuru y'incamugongo ikomeye, reba nawe mutangiye murisuganya mukiri mu kindi gihugu n'umuyobozi wanyu mukuru ahise araswa." Yakomeje agira ati: "Twacitse intege, ducika umugongo, dutakaza icyizere mu gihe abo ku butegetsi bwa Habyarimana bishimira ko yapfuye." Colonel Migambi yagaragaje ko Kagame wari waragiye kwiga muri Amerika yabonye bikomeye amashuri arayareka, nibwo yanyuze mu nzira z'inzitane ariko agera ku rugamba aruha icyerekezo. Urugamba rwarakomeje bigeraho ruhagarika imirwano, impande zombi zirumvikana, habaho imishyikirano yamaze amezi 6. Hari mu mwaka w'1992 ndetse inkotanyi zohereza n'umutwe w'ingabo uza muri CND. Yakomeje agira ati: "Ariko turi ku rugamba tukagenda twumva ko abanyarwanda bari gupfa, cyane cyane abatutsi. Habaho no kubwira minuwari tuti ese nta kuntu twakora ihuro ryo kurokora abantu ko bari gupfa. Ubutegetsi bwari buhari burabyanga. Perezida Kagame atanga itegeko ko tugomba kurokora abatutsi." Uyu musirikare yavuze byinshi bitandukanye, yavuze ko ibyari kugerageza imishyikirano byabaye bihagaritswe, cyangwa se byari ibyo gutegereza imishyikirano bahise babihagarika. Inkotanyi ziyemeje kurokora abatutsi, bamwe bava mu Mutara bakomeza ibyumba bagera i Kigali, abandi mu burasirazuba banyura i Gabiro bakomeza i Kibungo, hagamijwe ko bahura n'abari i Kigali ngo batabare abatutsi, ndetse biza no gukunda. Colonel Migambi yahumurije abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abanyarwanda muri rusange, ababwira ko ubushake bw'inkotanyi zahagaritse jenoside zikabohora abanyarwanda ntaho bwagiye, abizeza ko batagipfuye. Yahumurije abanyarwanda muri rusange ko ubushake bugihari, kuko uwashaka kubashozaho intambara ntaho yazamenera. Yavuze amagambo akomeye cyane, dore ko yagarutse ku mutekano w'u Rwanda ko wizewe, ko igihugu cyose cyagerageza kwinjira mu Rwanda ntaho cyamenera. Colonel Migambi yasabye abanyarwanda gukomeza kugira icyizere ndetse no kugira icyizere n'ingabo z'u Rwanda, ariko anasaba gufatanya mu kurwana no kwigira kugira ngo abanyarwanda baharanire ukubaho kwabo. Uyu Colonel Migambi yatangaje byinshi bitandukanye, agaragaza icyerekezo bari bafite ku banyarwanda, kugeza n'uyu munsi abizeza ibyiza gusa. Ikindi kandi yagaragaje kurwana kubaho kw'abanyarwanda ari intego nyamukuru igikomeje.
asaba ko ingengabitekerezo ya jenoside igenda igaragara ko dukwiye kuyirandura n'imizi yayo yose. Asaba cyane cyane urubyiruko gutanga uruhare rwabo. Muri iyi minsi hari ibintu biri kugaragara, cyane cyane abantu bari kwandika ku mbuga nkoranyambaga zabo bagaragaza ivangura cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside. Abo bantu yabihanangirije cyane, dore ko bamwe bari no gufatwa bakaja gukurikiranwaho icyo cyaha. Yakomeje kuvuga ko biri kugaragara mu rubyiruko rw'ubu, aho yihanangirizaga urubyiruko ruri kugomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, banyuzaho ivangura rishingiye ku moko. Ibyo ntabwo byemewe kuko byakongera kuganisha igihugu ahabi. Gahunda ni ugukomeza kurandura ingengabitekerezo, ndetse n'abo bantu babigaragaza bagashyikirizwa inzego zibishinzwe, dore ko muri iyi minsi hari abantu bari kubigaragaza, ariko ibyo ntabwo bikwiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mureke duharanire ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange, dore ko ari byo bizatuma tugera ku ntego twifuza. Mwari muri kumwe nanjye BYT, dukomeze kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 31.